Tumaze iminsi tuvuga abantu bambara ubusa cyangwa se biyambika ubusa, ugasanga abantu barimo baradutuka muri comment, abandi bakatubwira nabi. Ariko nanone nkubwire ngo kwambara ibirebire cyangwa se ibigufi cyangwa se amapantaro cyangwa iki, ntabwo ari byo by'ukuri bigaragaza umukristo, ntabwo ari byo bigaragaza umukristo nyakuri. Gusa kwambara ibirebire cyangwa se kwambara ukikwiza ni zimwe mu ndangagaciro z'umukristo nyakuri, ariko nanone sibyo bigaragaza umukristo wagezeyo cyangwa se wamaze gukizwa neza. Hanyuma rero none dore Perezida Kagame Paul, umukuru wacu dukunda, ngira ngo abenshi ntabwo bumva neza uyu muntu w'Imana Imana yashizeho kugira ngo abayoboye igihugu cy'u Rwanda. Ntabwo abenshi babisobanukirwa neza. Reka tuze kumva iri jambo yavuze, hanyuma n'abandi bari buze gusobanukirwa, mwumve indangagaciro z'umukuru w'igihugu, hanyuma n'icyo abanyarwanda twakagombye gutekereza ku bantu bambara ubusa. Ni karibu. Intambara zirirwa zirihuza abana bato bambara ubusa bakajya ku muhanda bakambara ubusa bambara ubusa ararata iki undi adafite, twese tudafite kwambara ubusa. Ntabwo kwambara ubusa, nta dini iribaho ryo kwambara ubusa, nta muryango ubaho kwambara ubusa. Ariko burya kwambara ubusa ntabwo ari bwa busa, burya bambaye ubusa no mu mutwe, ni ubusa buri mu mutwe. Icyo kibazo niho bishingira. Mbwira rero ukuntu wakwemerera umuryango nyarwanda kubaho gutyo, ukibwira ko nubwo twicaye hano twebwe nk'abayobozi mu nzego zitandukanye, inshingano tuzaba twuzuza ni izihe? Kugeza ubu nanjye icyo kibazo ndi kukibaza, inshingano twaba twuzuza ubwo ni izihe? Hari naho yavuze, ntabwo twabishiraho ijambo yavuze riba rirambuye kandi rifite icyo risobanuye, ariko ndagenekereza. Hari naho yagiye avuga ati hari abantu donc bigaragara ngo mbese ibyo twashigikira no kwambara ubusa, ko nta hantu tubona hari idini rishigikiye kwambara ubusa, nta muco uhari ushigikiye abantu kwambara ubusa. Ati ibyo bintu twabishigikira abana bacu. Hari n'abantu bakuru ngo bakoresha ibiyobyabwenge bigatuma biganisha muri bya bindi yavuze, ngo bya bindi cyangwa se za ntambara zindi. Ariko ngewe uba hafi y'utu centre tumwe nkabona utubari dutandukanye, abantu benshi banyoye ibiyobyabwenge bambara ubusa. Ndetse n'abari abana bavuze nyine bambara ubusa, ntabwo bambara ubusa kubera ko ari bazima, ahubwo baba bafite ikibazo mu mutwe, niko umukuru w'igihugu yavuze. Ariko ikibazo bagira mu mutwe ni nta kindi. Icya mbere, hari igihe uburere ubigiramo uruhare, cyangwa se kwifuza ibikurenze bikagusaza, hanyuma ugahitamo kwambara ubusa. Ngira ngo abantu mwambara ubusa mutubabarire, murekeraho, tubasabye imbabazi, kandi nimubikora Imana izabaha umugisha. Basi n'itangiriro ry'ibyiza byanyu rizavaho ngaho, murekeraho kwanika ubusa mufite, kuko ntawe utabugira. Twese tuba tubufite, ariko ubwo bwanyu sibwo bwiza kurusha ubw'abandi. Niko umukuru w'igihugu yabasabye, nanjye ndabibasabye. Intero ni imwe, Rwanda jya imbere, Rwanda tera imbere, kandi ugira indangagaciro zizihiye umuco nyarwanda. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, kandi umugisha w'Imana ubane namwe.